ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya, haleluya. Uruwera Mana, uruwera, uri Imana ikiranuka muri byose, uri Imana yacu, uri Data wa twese mwiza. Iki gitondo tubyutse dushima Imana, iki gitondo duhereje Imana icyubahiro, Imana itabura uko ibigenza, Imana izingazinze ijoro ikazingura amanywa, Imana ikiranuka muri byose. Iki gitondo ni igitondo kitigeze kibaho mu kubaho kwacu, igitondo cy'umugisha. Ndagusuje mwene data, wowe tubana buri gitondo, ndagusuje wowe uri mu mujyi wa Kigali, uri muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, mwebwe muri ku migabane itandukanye y'isi. Imana ibanezeze, Imana ibaha umugisha, hereza Imana icyubahiro. Ongera wibuke aho Imana yakunyujije, uburyo ki iri joro byari bimeze, uhereza Imana icyubahiro. Niba uri mu mashimwe, hereza Imana icyubahiro. Niba ubabaye se ufite ikibazo, hereza Imana icyubahiro, kuko ariyo rurangiza rwa burundu. Muri iki gitondo ndagusuje mwene data, kandi nkomeje kukwifuriza umugisha uturuka ku Uwiteka, kuko uri imbaraga zanjye, untera inkunga yo kubana nanjye buri gitondo. Imana ibaha umugisha, Imana ibanezeze. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyutse dushima Imana yacu, dusoza iki cyumweru twari turi muri teme yacu ivuga gutindana n'Imana. Twabonye inyungu zo gutindana n'Imana, twabonye yuko iyo utindanye n'Imana, Imana ikugirira neza, ikagutabara, ikaguteturura. Hahandi wibagiranye watawe, Imana irakwibuka ikakwitaho. Niko byagendekeye umurwayi ku kidendezi Betesida. Kandi mu gutindana n'Imana, gutinda imbere y'Imana usenga, amasengesho yawe arumvikana akagera imbere y'Imana. Umuririmbyi yararirimbye ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu ngajya atambuka inyenyeri, agatambuka ukwezi, ngo ayo akagenda agakomanga ku rugi rw'Imana. Yewe niko byagendekeye Danieli, yarasenze iminsi 21, ariko agisenga bwa mbere gusenga kwe kwarumviswe. Imana nishimwe. Gutindana n'Imana rero ubona ibisubizo yewe by'amasengesho. Hanyuma gutindana n'Imana twabonye yuko ubifashwamo no kwizera. Iyo ufite kwizera bigufasha noneho kumva neza ko kubana n'Imana ari iby'agaciro. Ariko iyo udafite kwizera birakurushya rwose, ntiwatinda mu kw'Imana. Wavamo rwose ukajya gukeza abami babiri, kuwa mbere ukaba uri mu bihe byo gusenga, ariko umuntu yagushaka kuwa gatatu akagusanga no mu zindi ngeso mbi. Niyo mpamvu rero gutindana n'Imana bisaba ko uba warizeye neza Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza wawe. Imana nishimwe cyane. Iki gitondo rero tubyutse tukibereye muri iyo teme. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Mu gitondo numva inyoni ziririmba, zihimbaza izina ryawe mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe ntirondore. Twihuse durasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 15. Turasoma umurongo wa 13. Imana ishimwe cyane. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo handitse ngo Yesu niwe cyitegererezo cyacu cyo kutinezeza. Imana ishimwe cyane. Iyo utindana n'Imana, kutinezeza bibi bintu bya mbere. Kuko nagira ngo nkubwire, Imana ibuza cyangwa umwuka wera atubuza ibyo kamere yacu irarikira. Bya bindi ubona ari byiza, bya bindi biryoshye byo muri iyi si, nibyo Imana itubuza. Ibyo kamere irarikira. Nimba kamere irarikira ubusambanyi, nimba kamere iri kurarikira kwihorera, niba kamere irarikira ko umuntu niyakwanga nawe umwanga urunuka, niba kamere irarikira se ukumva ugize ishyari, ibyo bintu byose byakakunejeje Imana irabyanga.
noneho ijambo ry'Imana rirakubwiye rero ngo Yesu niwe cyitegererezo cyacu cyo kutinezeza. Imana ishimwe. Dusomeye uyu murongo wa 13. Imana nyiri ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro. Imana ishimwe cyane kuko wahisemo gutindana n'Imana. Muri iki cyumweru twaganiriye iri jambo, wowe wahisemo kumara amazu ukavuga ngo nzibera mu kw'Imana. Wowe wahisemo kumara amazu ukavuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko Yesu ankunda kandi akampa ibyo nkeneye byose ndamahoro. Wowe wahisemo ibyo ngibyo ukavuga ngo nzatinda mu kw'Imana. Imana nyiri ibyiringiro ikuzuze umunezero wose n'amahoro. Nicyo ngusabiye muri iki gitondo. Imana nyiri ibyiringiro, Imana nyiri kwiringirwa, Imana nyiri ububasha n'ubushobozi, Data wa twese mwiza, ikuzuze ibyiringiro kandi noneho iguha umunezero n'amahoro ngo biheshwa no kwizera. Imana ishimwe. Twavugaga ku ntwaro yo gutinda imbere y'Imana ni uko uba ufite kwizera. Ibyo rero, ibyo byiringiro kandi umunezero n'amahoro ubiheshwe no kwizera. Wizere yaguhamagaye, wizere Imana ya yindi watuye kari umwami n'umukiza wawe, ngo ubiheshwa no kwizera. Ibyo wizeye byose, ibyo wizeye Imana izagukorera, ibyo wizeye ugatinda mu murimo w'Imana ubitegereje, ibyo wizeye ugatinda usenga ubitegereje, ubiheshwe no kwizera mu izina rya Yesu. Iki cyumweru kirangira tugiye kwinjira muri weekend, ugira ibyawe wakira ubiheshejwe no kwizera. Imana ishimwe cyane ngo kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Amena. Imana ni ishimwe cyane ngo kugira ngo urusheho, wowe tuvugana muri iki gitondo, kugira ngo urusheho kwiringira, urusheho kwizera, urusheho kwiringira Imana, urusheho kwizera yaguhamagaye. Imana ishimwe cyane ngo kandi ibyo byose mubiheshwe, ubiheshwe n'imbaraga z'umwuka wera. Ukeneye umwuka wera kari uguha amahoro, akaguha umunezero, akakongera kwizera. Imana ishimwe. Ibyiringiro byawe bikaba ibyiringiro bifatika. Uyu munsi wakubaza ngo kubera iki wiringiye Yesu, ukabasha kubisobanura neza. Imana nishimwe cyane. Ni ukuri nanjye ndahamanya n'iri jambo Pawulo yabwiye Abaroma, arababwira ngo Imana nyiri ibyiringiro. Nanjye niko nkubwiye wowe dufatanya buri gitondo tubana mu mwanya wo gusenga. Imana nyiri ibyiringiro ikuzuza umunezero wose n'amahoro. Ariko ibaze iri jambo ngo Imana nyiri ibyiringiro yonyine iba ari kuzuza umunezero. Impamvu Pawulo yavuze iri jambo nuko yari azi ko abantu hari igihe babaho nta munezero bigeze bagira. Igihe cyose waravutse usanga uri imfubyi, urarerwa muri kondisiyo zikomeye, ntiwanezerwa. Ahangaha Pawulo niyo mpamvu avuze ngo Imana nyiri ibyiringiro ibuzuza umunezero. Hahandi wakomeretse Imana ihashyire guseka, hahandi wamwaye Imana ihashyire icyubahiro, ikureho ikimwaro, hahandi warize Imana iguhanagura amarira. Imana nishimwe cyane. Imana nyiri ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro. Birashoboka ko wabayeho igihe kirekire utagira amahoro, ariko Imana nyiri ibyiringiro ikuzuza umunezero n'amahoro. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo kandi ni n'ubuhanuzi Pawulo intumwa yaturiye ku bakristo b'i Roma, abaturiraho neza cyane. Ni nk'uko nanjye mbyutse muri iki gitondo nkwaturiraho iri jambo. Ndakubwiye ngo Imana nyiri ibyiringiro ikuzuza umunezero muri uyu munsi, ikuzuza umunezero muri iyi weekend ugiyemo, kandi ikuzuza umunezero wose n'amahoro. Imana ishimwe cyane. Shalom shalom. Muhahe muronke, mugendane n'Imana. Imana ibanezeze, Imana ikunezeze, Imana ikwishimire, Imana iguhe guseka, Imana iguhe ibitwenge, Imana yongere ikugarukeho. Imana nyiri ibyiringiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro. Shalom. Ineza yawe niyondoreka.